reka nongere ngusuze we mukunzi w'Isumo TV, nizere ko umeze neza cyane. Nanjye meze neza cyane, amahoro y'Imana irakomeze abane nawe. Ni kuri uyu munsi aho tugufitiye amakuru menshi agiye atandukanye. Bane n'Isumo TV ubundi ugende umera neza cyane, kamitene namamaza ubundi tugaruke mu makuru arambuye y'Isumo TV, ubundi ibintu bikomeze kugenda bimera neza cyane. Nanone reka nongere nsuhuze abantu bakomeje kugenda dukurikira bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Message yanyu twayibonye. Nanone mbonereho nasuhuza abantu mwese mudukurikiye muri hano mu Rwanda. Nanone reka nkubwire ko amakuru menshi ngiye kugenda mbabwira ari amakuru yagiye avugwa kuri equipe ya Rayon Sport, aho umunyamakuru witwa Jazo w'ikinyamakuru nashatse kuvugira ngaha. Rero numwe mu banyamakuru bakomeje kugenda bakwirakwiza amakuru atari meza kuri Rayon Sport, aho bakomeje kugenda abyuka avuga ko hari amakuru avuga ko equipe ya Rayon Sport itasinyishije Rafael Osaluwe Olise. Ibi ngibi rero ni bimwe mu bintu yakomeje kugenda atangaza muri iki gitondo. Reka rero mbanze namamaze ubundi nze kugenda nkubwira idonido y'amakuru yose kugenda acicikana, ndetse nkubwire agashya kari muri equipe ya Rayon Sport, ndetse nkubwire nanone gapapu equipe ya APR iri gukomeza kugenda itegura. Nkubwire amakuru ari muri Kiyovu, amakuru ari muri Gasogi United n'andi makuru agiye atandukanye. Byose rero ni hano ku Isumo TV, ubundi gukomeza kugenda umera dutuma ibintu muri supermarché zacu tukabagenda tubikugezaho. Kuba wakoresha apartment zacu, byose ni Tom Transfer. Tom Transfer zirakubwira ko rero ushobora
umukino ubanza mu giteranyo cy'ibitego 3 kuri kimwe. Wango umukino ubanza yari yatsinzwe igitego kimwe ikipe ya Sunrise. Ahangaha rero reka nkubwire ko ibitego bya Sunrise
ko turi urwembe. Nanone uyu nguyu witwa Karangwa Christian akomeje kugenda atubwira ati mumeze mute basore, mumeze neza, amahoro y'Imana akomeze
Kenzo hariya kuri Sport TV nawe akomeje kugenda nawe atubwira ati turabakurikiye yambo nazwe rero tukomeje kugenda tumera neza cyane. Amahoro y'Imana akomeze kugenda abana nawe muri bonus track. Reka tukubwire ko umukinnyi witwa Muhire Kevin nawe yamaze kumvikana bwa nyuma agiye kuba yasinyira equipe ya Rayon Sport andi masezerano akabasha kugenda nawe amera neza cyane. Amahoro y'Imana akomeze kugenda abana nawe we n'umuryango wawe, umuntu muri kumwe mwifurize ati amahoro y'Imana akomeze kugenda abana nawe. Nanjye wo turi kumwe nakomaze kugenda mbe mwifuriza mubwira nti amahoro y'Imana akomeze kugenda abana nawe.